kuguteretera nubwo mbona uri mwiza ndakeka ko ndi umugabo uhamye uyu mukobwa nzamubasha uri inzobe ndi igikara yego ariko nzakubasha kibazo iri ko tureba rirahenze cyane ariko ndabizi ko nzakubasha yes wanyemera se nakwemera sabo umuntu w'inzobe yakemera igikara kubera iki mutwitamo abandi reka ntago ari bose reba impagarara ariko banza urebe ingendo ntago uzi ko asari igezweho ubu ngubu wankunze ndagasore ubu nagushona ko ndi ikiviye ndashona urashona amayiga data ndacyagukunda nanjye urankunda kugukora ndabona binteye isoni ubuse mu buriri bubase hobyo neza ko mbona biguteye isoni numva bitangaje amayiga data dore ndabona wambaye n'udufime nakuze umusitari ushobora wakuma nkagusitaraho naguhobyora uko karame uteretwa n'uriya musega cyane ko ndi hasi uri igitoma turi ikizungu ukaba uteretwa na kariya kantu k'umukara gabo karame utereta uriya mukobwa ndamukunda cyane kandi usanga twa tuntu twegura amaze tumwe bita ibishiri kariya kagabo nawe kagira inda simbizi mbanza kazifite ndakabaza shambura ari amakote kabisa sinzi kandi nkabaza tukabaza ni kwa kagabo karame muri iyo kote ryawe nanda zirimo harimo inda ya mama nkwe ahubwo ngira mama niyigende mise nkwanga pe ginira basi ndakwemera ushaka kahe karirimbo ndakajugumira ushaka jugumira nanjye kubishugumiza urabona refresh shaka wankunda mubera se